Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Mbanje gushimira abantu bakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi n'abatarayikora ndabashishikariza kuyikora. Kandi nanone ndongera gushimira abantu bampa courage bakambwira bati komerezaho, two guhindura duhindure. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ni ibingaragariza ko ibyo ndi gukora muri kubitega amatwi kandi muri kubyumva. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge. Imana yo mu ijuru ibane natwe. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye imbabazi zawe zitarondoreka udahwema kutugirira. Mwami turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka rwatumye utanga umwana wawe kugira ngo Uwiteka Nyiringabo abamwizera bose Mwami bahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo turabigushimiye, bihererwe icyubahiro. Muri uyu mwanya rero ndakwinginze kugira ngo bane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, ntaba ari twebwe ahubwo umwuka wera kudufasha, kandi ufashe na buri muntu uwo ari we wese uri bwumva iki kiganiro, uri bwumvira ijambo ryawe. Uwiteka Nyiringabo aba ari wowe kumurengera, ari wowe kumukomeza. Mwuka wera amufashe, mwuka wera amusobanurire, kandi dukomeze kugubwa neza. Uwiteka Nyiringabo urakoze kubyumvishe kandi kubikoze, bisabye n'izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva ibice 33. Turahera ku murongo wa mbere tugarukire ku murongo wa 11. Kuva ibice 33 umurongo wa mbere tugarukire kuri 11. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati genda uvane ino n'abantu wakuye muri Egiputa, wakuye mu gihugu cya Egiputa, ubajyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti nzagiha urubyaro rwawe. Nanjye ndatuma marayika akujye imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwoko butagonda ijosi, ntabarimburira mu nzira. Abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntihagira uwambara iby'umurimbo. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti muri ubwoko butagonda ijosi nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura. Nuko mwiyambure iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza. Abisirayeli biyambura iby'umurimbo byabo, batangirira ku musozi Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo, ahitaruye aryita ihema ry'ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hirya yaho. Kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri iryo hema, abantu bose barahagurukaga, umuntu wese agahagarara
mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjirira muri iryo hema. Mose yamara kuryinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo. Uwiteka akavugana na Mose, abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu rungano, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Imana yacu itugirire neza. Reka twongere dusome muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ni ibice 7, tuhera ku murongo wa 21. Haravuga ngo, umuntu wese umbwira uti mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu idutabare. Reka twongere dusome igitabo cya Samweli, ibice 15, turahera ku murongo wa 1, hanyuma tuze gusimbuka dusome n'uwa 22. Imana yacu itugirire neza. Umurongo wa 1 uravuga ngo, hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, nuko rero ube uwumvira. Dusimbutse kuri 22 aravuga ngo, Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira uwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama, kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Imana yacu idutabare. Dusomye ijambo ry'Imana ahantu henshi hatandukanye, ariko tugiye kuriganiraho mu minota mikeya. Dufite Imana yacu itugirire neza, Imana yacu idutabare. Intego y'ijambo narihaye iravuga ngo, kugendana n'Imana ntibihagije, tubyongereho kumvira Imana. Imana yacu itugirire neza. Kumvira Imana cyangwa se kugendana n'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi umukristo cyangwa se umugenzi uwo ari we wese uri kujya mu gihugu cyo mu ijuru akwiye kwitondera, cyangwa se umukozi w'Imana akwiye kwitondera. Imana yacu iturengere, Imana yacu idutabare. Abantu benshi bakorera Imana, bagendana n'Imana, ariko bamwe iki kintu cyo kumvira Imana bakakirengagiza, ntibagikore. Rimwe na rimwe bakishuka bakagira ngo kuba bakorana n'Imana, ko Imana ikorana nabo ibitangaza, bakishuka bakavuga bati ni ibyo ngibyo, bakumva baguwe neza, bakumva ko kuba ari mu rugendo
ariko ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye nk'abakozi b'Imana. Imana yacu tugirire neza. Abisiraheli, ijambo ry'Imana twasomye mu Kuva ibice 31, hatubwiye inkuru y'Abisiraheli. Abisiraheli bagendanye n'Imana, babona ibitangaza, Imana igenda ikorana nabo ibitangaza, ariko kumvira Imana nicyo kintu cyabagoye cyane, nicyo kintu cyabaruhije, nicyo kintu cyari giteye ubwoba kuri bo. Ni nacyo cyatumaga ibyago byinshi bibageraho kubera batumviraga Imana. Nyamara Imana yajyaga ivugana na Mose bareba n'amaso yabo nk'uko twabisomye, ngo Mose akinjira mu ihema ry'ibonaniro aho agiye kubonana n'Imana, ngo yakwinjira mu ihema, ngo abantu bagahagarara mu marembo, mbega akinjira bamureba, akarinda arenga bamureba aho buhurire n'Imana. Ngo bajya kubona bakabona igicu kiramanutse bakireba, aricyo Imana yavuganiraga na Mose. Twibukiranye ko iki gicu ubundi cyajyaga kibagenda imbere mu rugendo, ariko kubwo gusuzugura Imana, ngo Imana iravuga ngo abantu ntabwo nzongera kugendana nabo, ahubwo reka ntume marayika abe ari we uzajya ubana nabo, kuko ngewe ngendanye nabo, ubu bwoko nkurikije uko bwitwara ngewe nabutsinda mu nzira, ntabwo ubu bwoko bwazageramo. Nibwo Imana yabwiye Mose iti rwose ahubwo bibaye byiza wakavuye mu nzira, ubu bwoko nkabukura, wowe nzakugira ubwoko bukomeye, abantu nkabahana. Ariko Mose aratakamba. Ese abandi babibona bate? Abanyegiputa babibona bate? Ngo Mose yagize gutya ajya ku musozi yajyaga avuganiraho n'Imana, ngo ageze ku musozi atindayo, amaze iminsi atazi. Ngo Abisiraheli ngo bitegereje, ngo baravuga bati turabona Mose atabonetse, umenya yarahuriyeyo n'ibyago, yaragiye. Ati reka twishakire iyindi mana izatuyobora ikatugeza mu gihugu cy'isezerano. Ngo bataka Aroni, baramubwira bati rwose turemera igishushanyo, turemera iyindi mana. Mana yanjye, Imana iturengere, turemera iyindi mana izatugeza mu gihugu twasezeranijwe. Imana yasezeranije ba sogokuruza Aburahamu na Isaka. Ati turemera igishushanyo. Ngo bamurembeje baravuga ati ngaho nimwiyambure ayo maherena, nimwiyambure ibyo byose mwambaye by'igiciro n'amazahabu, mubizanye tubikoremo Imana yanyu. Ngo nuko baremamo ikimasa, babayaza ayo mazahabu, barangije ngo baremamo ikibumbano yifuza, ngo ubundi ngarangije ngarakibaha, ati iyi ni Imana yanyu yabavanye. Imana yacu idutabare. Imana yabavanye mu gihugu cya Egiputa, ikaba igiye kubajyana mu gihugu cy'isezerano. Abantu bajya bakeresa ibintu by'Imana, bakabivuga uko biboneye, bakabisuzugura. Umuntu akajya mu murimo w'Imana akikorera ibyaha uko yiboneye, akumva nta kintu bimutwaye. Ariko bene data, Imana irahana. Imana irahana. Ikibazo ni uko rimwe na rimwe hari ibintu umuntu bimugeraho kubera ibyaha ari gukora, ntamenye ko ari Imana iri kumuhana. Ugasanga umuntu ni umuririmbyi, ugasanga arakora icyaha kigereka ku kindi, icyaha kigereka ku kindi. Ugasanga umuntu ni umusambanyi, ugasanga yabigize akamenyero, abivangamo no kuririmba, abivangamo no kubwiriza. Ugasanga umuntu ni umuyobozi, ayoboye icyiciro runaka, ariko arabivangamo gukora ibyaha, yarangiza akabivangavanga. Ariko Imana yaza kumuhana, yanakora ibintu byakwanga akagira ngo ni ibintu bisanzwe, nyamara ari igihano cy'Imana. Imana ibitegereje ngo irebe byibuza ko yakwihana, ariko agakomeza akinangira umutima. Ariko ndakubwiza ukuri mwene data, niba wumva ushaka kujya mu gihugu cyo mu ijuru, irinde kuvangavanga, kuko ni ikizira imbere y'Uwiteka.
Imana yacu iturengere idutabare. Ngo Abisiraheli ngo barangije ngo bapanga ikirori, baravuga bati rwose umunsi w'ejo ni umunsi wo gutambamo ibitambo, ni umunsi tuzatambiriye Imana yacu twaremye ibitambo rwose by'uko turi amahoro. Ibyo bintu ngo bibabaza Imana. Imana ibwira Mose ngo genda urebe. Bivuruguse mu byaha aba bantu rwose sinshaka kongera kubabona mu maso yanjye. Imana yacu iturengere. Ariko Mose arahaba aratakamba, ariko ngo Mose yarahageze nawe arumirwa. Ngo amategeko yari afite ngo Imana yari imuhaye, ngo Imana yayiyandikishirije n'intoki zayo, yaconze amabuye n'intoki zayo, ngo irangije ngo irabimuha, ngo agenda ashyira Abisiraheli. Ngo abibonye ngo akubita hasi y'amabuye, umujinya uramufata abura icyo akora. Ngo yaragiye ngo ahanamo benshi, yishe benshi barimo, kuko yaravuze ati nimwitandukanye, abari ku ruhande rw'Imana ntibanyegere. Abandi bahuye n'ibibazo, bamwe bahise bahanwa, abari bivumbuye kuri Mose, bivumbuye ku Mana, birengagije iby'Imana yabakoreye, bakirengagiza iby'Imana yavuganye nabo, bakitandukanya. Abo ngabo bahuye n'ibibazo. Ariko reka nkwinginge mwene data, ntukibagirwe iby'Imana yagukoreye. Hari igihe umuntu amara gutera imbere akibagirwa gutera imbere kwe yabigejejweho n'Imana. Ariko ndakwinginze mwene data, we kwibagirwa Imana, we kwibagirwa ibyo wari warasezeranye n'Imana, umurongo wari warihaye we kuvamo, ahubwo ukomeze kugendera mu murongo mwiza kandi umurongo Imana yishimira. Imana yacu itugirire neza. Hari ibintu rero bigera kuri 4 biranga ko Imana iri kumwe nawe. Niba muri mu masengesho mukaba muri gusenga, hari ibintu bigaragaza ko Imana yururukiye kubana nawe. Icya mbere ni uko haboneka abantu bihana. Ntabwo umuntu ashobora kwihana atari Mwuka Wera umufashije, atari Mwuka Wera umutsindishirije, atari Mwuka Wera umweretse iby'ibyaha bye akamuhindisha umushyitsi. Iyo yihannye ni ikimenyetso cyerekana ko imbaraga z'Imana ziri aho hantu, ni ikimenyetso cyerekana ko Imana iri muri iryo teraniro. Imana yacu itugirire neza. Ikindi cya kabiri, ibitangaza birakoreka. Niba hari abarwayi barakira, niba hari umuntu wafashwe n'abadayimoni baramusengera, abadayimoni bamuvemo. Ikibazo icyo ari cyo cyose kirimo kirakemuka. Ibitangaza birakoreka, ni ikigaragaza ko Imana iri muri iryo teraniro. Ikindi cya gatatu, abantu bagira umunezero udasanzwe. Abantu bafatwa n'umunezero bakanezerwa, bikagaragara koko iryo teraniro ridasanzwe. Abantu bakuzura Umwuka Wera, ibintu mbega ukabona iteraniro ntago risanzwe. Umuntu waje ababaye agatangira kumva umunezero agaseka, iryo teraniro riragaragaza ko Imana irimo. Ikindi, abantu bumva ijwi ry'Imana. Imana iruruka ikabana nawe, Imana iruruka ikavugana nawe, Imana iravuga, Imana irumva. Ibyo ngibyo ni ibintu ugomba kumenya, ni ibintu ugomba gushakisha, ni ibintu ugomba guharanira kumenya. Imana ikavugana nawe. Imana yacu itugirire neza. Ibyo rero iyo biri muri iryo teraniro, cyangwa ugasanga umuntu afite impano akajya azikoresha muri iryo teraniro, yabona ibintu biri gukoreka, yabona asengeye umuntu akize, akishuka akavuga ati ubu ngubu njyewe ndi gukorana n'Imana rwose, n'ijuru rirahari. Ariko nyamara akirengagiza ikintu cyo kumvira Imana. Twasomye ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 7. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abantu bavuga ngo mwami mwami sibo bazahabwa, sibo bazagera mu bwami bwo mu ijuru. Abahanura cyane ntago ari bo bazajya mu ijuru. Umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu wumvira Imana, n'uwaretse ibyaha, n'uwihannye ibyaha, n'uwavuye mu ngeso mbi, n'uwaretse ubugome, n'umuntu ugendera mu gushaka kw'Imana. Imana yacu itugirire neza. Ni umuntu Imana ibwira ngo caha akahaca.
Ntabwo rero gukora imirimo myinshi ivanze n'ibyaha, ibyo ngibyo ni ikizira imbere y'Imana. Hari igihe ijambo ry'Imana muri Zaburi niryo ritubwira ngo ibyo urabikora ukagira ngo ibyo ngibyo nka kwihorera ukagira ngo simbizi, ariko ngo nzabishyira ku mugaragaro uko bikurikirana. Imana yacu iturengere, Imana yacu idutabare. Ndakwinginga mwene data, ndakwingingira kugira ngo ukorere Imana ariko uyikorere wumvira. Iki cyiciro urimo icyo ari cyo cyose ukorere Imana uyumvira, ugendera mu murongo wayo ishaka. Hari abantu bagaragara muri Bibiliya, ni benshi bagiye bagaragaraho kutumvira Imana, bateza ibibazo. Uwa mbere ni umuhanuzi bita Yona. Imana yaramubwiye ngo agende kuburira i Nineve. Tubisanga muri Yona igice cya mbere, wasoma ugahera ku murongo wa mbere ukagera ku wa 12. Hatubwira buryo ki Yona yanze kujya kuburira ubwoko bw'Imana bwari buri muri Nineve. Ntabwo Imana yifuza ko umuntu yarimbuka, Imana yifuza ko buri muntu wese yakira, kuko Kristo nicyo cyamuzanye. Yaje kugira ngo akureho urupfu rwazanywe no kutumvira Imana. Imana yacu idutabare. Adamu kutumvira Imana byazanye urupfu mu bantu, ariko dushimire Kristo waje kugira ngo azane ubuzima budapfa muri twebwe, ubugingo. Imana yacu tugirire neza, yemeye kwishyiraho igihano cyari kidukwiriye. Imana yacu turengere, Imana yacu dushyigikire guha agaciro aya maraso ya Yesu Kristo. Ngo Yona yanze kumvira Imana, ateza abantu bari mu bwato ishuheri, ateza umuyaga, abateza umuhengeri. Ibibazo biravuka, ngo batangira ngo gufata imizigo, ngo batangira kwigabanyiriza ngo mu mazi, bakajya baterura imizigo ngo bayigabanye, ngo wenda ngo barebe ko bakoroherwa, ngo ariko biranga. Ngo batangira gukora ubufindo, ngo buri muntu akajya yivuga, akavuga n'Imana akorera, kuko baraba batahari umenya ari Imana yaduteye. Kuko basengaga imana nyinshi zitandukanye, bakajya babaza buri muntu bati Imana usenga ni iyihe? Bati se niyo yaba yaduteje ibyago? Mwagahakana. Gutyo birangira rero bavuze bati reka noneho dukora ubufindo turebe ninde uri kuduteza ibyago. Ngo basanga ubufindo ngo burimo burafata Yona. Ngo Yona rero, Yona bamubajije abwira bati ubu ngubu rwose ndi umukozi w'Imana ariko ndimo ndahunga Imana. Ngo barangirira bati ubuse noneho, ngo bahise bagira ubwoba, baraba bati Imana yo, ati Imana iradutsinda hano. Bati se ubu dukora iki? Ngo Yona arabagira inama, arababwira bati reka rwose munterure munjugunye mu nyanja. Bati ibyo ngibyo ati biratuma mworoherwa, biratuza. Urumva kwanga kumvira Imana kuri cya kigero avuga bati aho kugira ngo njye kuburira bariya bantu nakwemera nkapfa. Mu by'ukuri iki ni ikibazo cyo kutababarira. Yona bari baramugiriye nabi, bari baramwiciye ab'umuryango we, bari baramusize iheruheru. Arangira avuga ati ndabizi Imana uri bubababarire, rero ntabwo njya kubaburira, nubahanira ibyaha bakoze. Ariko byarangiye ageze mu mazi, urufi ifi irangije ngo iramumira. Imana yategetse ifi iramumira, ngo imumarana iminsi 3 mu nda, ari mu nda y'urufi, kuko nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Imana yashakaga kurokora buriya bwoko, ariko Yona akavuga ati ntago njyayo. Ariko birangira umugambi w'Imana usohoye. Mwene data, nagira ngo umenyeshe ko niwanga kumvira Imana uzateza ibibazo abo mu muryango wawe, ushobora guteza ibibazo abo musengana, ushobora guteza ibibazo abo muririmbana, ushobora guteza ibibazo abana bawe, ushobora guteza ibibazo, mbega ushobora guteza ibibazo igihugu cyawe kubera kutumvira Imana. Imana yacu iturengere, Imana yacu tugirire neza. Undi muntu ni umuntu witwa Sawuli. Sawuli nawe
yanze kumvira Imana imuca ku ngoma. Samweli uyu nguyu ni umuhanuzi, ni nawe Imana yatumye ngo yimike Sawuli abe umwami w'Abisiraheli. Ariko Abisiraheli nabo bashakaga ngo kuyoborwa ngo nk'abandi. Ibi byo kuyoborwa n'abatambyi, ibyo ngibyo ntabwo tubishaka. Imana yacu turengere, turashaka kumera nk'abandi bose. Ariko ngo Imana ibashakira ngo uwitwa Sawuli. Ngo Imana iravuga ati ariko ni igisambo arya utwo akarya n'utw'abandi, ati muzayibona. Nkorangira bamwe ati ntacyo, ariko tuyoborwe n'umwami tumere nk'abandi bose. Imana idutabare. Ngo arabayobora ariko yanga kumvira Imana. Yanga kumvira Imana. Imana yari yamusabye kugenda akarimbura ubwoko bw'Abamaleki bose kubera ngo bari barahemukiye ubwoko bw'Abisiraheli. Imana yacu iturengere, Imana yacu idufashe. Ngarangije yajya afata amatungo amwe akayarokora, ashishe akayarokora, abantu beza akabarokora. Yarokuyemo n'umwami. Ariko ngo ngahuye na Samweli, ngarangije ngo Samweli aramubaza ati ariko se ko numva ibintu byo gutamatama, ko numva ibyo bintu by'amatungo, numva intama zitama, ko numva inka zabira, ibyo bintu bimeze bite? Ngarangije aramubwira ati rega, abo turi kumwe nibo babikoze. Ati yikuraho icyaha, yanga kwemera icyaha. Arangije aravuga ngo ni Abisiraheli ngo babifashe, ngo babizanye ngo bajye kubitambira Imana, ngo ibitambo. Imana irangije ngo ivugira muri Samweli, iramubwira ngo mubaze uti ese wibwira ko Imana yishimira ibitambo? Yishimira ibimasa bishishe? Ibyo ngibyo nibyo yishimira? Ese ugira ngo Imana yishimira amaturo kuruta umuntu yumvira? Imana yishimira umuntu yumvira. Ibitambo watamba ibyo ari byo byose utayumvira, ibyo nta kintu bimaze. Mwene data, ndagushishikariza kumvira Imana, akaba aricyo kintu cya mbere ushyira imbere mu buzima bwawe bwa gikristo. Imana yacu itugirire neza. Ntatubwiye ngo Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kuruta ibinure by'amasekurume y'intama. Urumva ko yaramubwiye ati ntago Imana ibyo byishimira. Ibyo bitambo uvuga ngo bifite ibinure ugiye gutambiramo Imana, ntago ibyo Imana ibyishimira. Icyari cyiza ni uko wari bwumvira Imana. Mwene data, ndakubwira ngo ikintu cyiza ni ukumvira Imana kuruta uko wakwikorera ibyo wishakiye, ukavuga uti okay, ubwo natanze 200,000, ubwo natanze 500,000 by'Icyacumi, ubu ngubu rwose nta kibazo, Imana iranyishimira. Ibyo nta mumaro. Niba ukibivanga n'ibyaha, ibyo nta mumaro. Urimo cyo kuza urafasha itorero kugira ngo ryubake insengero, urimo urarifasha kugira ngo batere imbere. Mbega urimo urafasha itorero, ntabwo urimo urifasha wowe. Mu bihembo uzahembwa ibyo nta rwose ntabwo uzabihemberwa. Nutihana, ibyo uri gukora ni imfabusa. Imana yacu iturengere. Arakomeza aramubwira ngo kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi. Ubugome, iryo ni ijambo ry'Imana. Ubugome busa, umuntu ufite ubugome, umuntu utihana, umuntu uhorana umujinya, mbega ubugome busa n'umurozi. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu idutabare. Arakomeza aramubwira ngo kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo.
umuntu wanga kwihana yumva ko ibyo ari gukora ari ukuri, bamubwira gukosora ibintu akazamura amarere, akazamura ibyubahiro, akazamura iki ngo ni mudakurwa ku ijambo, ni mudakorwaho, ntajya avurwa, ntajya ahugurwa. uwo nguwo Bibiliya iravuga ko ameze nk'uramye ibishushanyo. Ubwo bivuze ko uwo nguwo amasengesho ye, ibikorwa bye ni ikizira imbere y'Imana. Imana yacu idutabare, Imana yacu itugirire neza. Nagushishikariza gukizwa, ugakizwa neza. Niba uri umurokore, niba uri umukristo, ukwiye gukizwa, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo ibitambo byawe bibashe kwemerwa imbere y'Imana. Imana yacu itugirire neza. Reka dusenge Imana kubwira ijambo. Murakoze kudutega amatwi no kudukurikira. Imana yacu ibaho umugisha. Icyo nakwifuriza ni uko wakubaha Imana, icyo nakwifuriza ni uko wakorera Imana ariko uyumvira. Kuko kuyikorera utayumvira, aho ngaho rwose umeze nka rya jambo Pawulo yanditse akavuga ngo mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho by'isoni nke, ibikoresho by'icyubahiro. Reka we kuba umwe mu bikoresho Imana ishobora kuba yakoresha mu bintu nyine. Ishobora kugukoresha kugira ngo ihane umuntu, ishobora kugukoresha kugira ngo abantu bakurebereho, barebeho umuntu, ese umuntu utumviye Imana bigenda bite? Ibyo rero si byo nkwifuriza mwene data. Ndakwifuriza kuba igikoresho kizima, icyo ngicyo gikora iby'ubutwari. Imana yacu itugirire neza, kandi ukora imirimo witeze ingororano. Kandi reka mbabwize ukuri bene data, iyo uri umwana w'Imana ibyo ngibyo urabimenya. Ijuru abazaritaha baryiyumvamo, bahora birimbisha, baba babyiyumvamo ko ijuru bazaritaha. Ntabwo ari ibintu bitungurana. Ibyo kuvuga ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga, yego, ariko buri muntu ku giti cye aba abizi niba abanye neza n'Imana, aba abizi neza niba ari mu murongo. Ibigutandukanya n'Imana uba ubizi, ibyo utakora neza uba ubizi. Ibyo ngibyo rero ndakwinginze, reka tugendere mu murongo mwiza w'ijambo ry'Imana. Imana yacu itugirire neza. Reka dusenge. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye ko dufashije, tugushimiye ko Uwiteka Nyiringabo ijambo ryawe, Uwiteka Nyiringabo, ari umuti. Tugushimiye ko ijambo ryawe rihembura imitima y'ubwoko bwawe. Urakoze rero nyakubahwa Imana, komeza kudushyigikira, komeze kudufasha kukumvira. Uwiteka Nyiringabo, ntabwo byoroshye, ariko niwe wadufasha. Waduha Mwuka Wera, Uwiteka Nyiringabo, akatuyobora muri iyi nzira uko bwije n'uko bukeye. Komeza kubana n'umuntu uwo ari we wese, Uwiteka Nyiringabo, ugukunda, ugushaka. Umurinde imigambi yose y'umwanzi Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Imitego yose Satani agenda atega abantu bawe, iyo yose ikurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Ufashe umuntu uwo ari we wese, umukomeze. Ntabwo ari twebwe, ahubwo izina rye ryo guhabwa icyubahiro. Tuzajya twize izina ryawe Yesu Kristo. Amen.